uyu munsi turagaruka kuri liste y'ibyo mwadusabye, aho tugiye kujyana noneho n'ahantu n'inyoni zidafite uburenganzira bwo kugurukira. Ibyo bikaba bituma ari inkuru itoroshye cyane kandi ikaba ivugwaho n'abantu batandukanye mu buryo butandukanye. Umwe mu badukurikira yadusabye ko twazavuga kuri zone 51. Ese koko ni ahantu hahejwe ibivejuru cyangwa ako gace niko bagenzuriramo ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere cy'isi muri rusange? Ese ubu ni kuki bahise zone 51 area 51? Ndagusuhuje kandi ngo ikaze ku ishuri plus. Nkubwira ko niba ari ubwa mbere uhageze ari byiza ko wakora subscribe kandi ugasangiza abagenzi bawe iyi video nyuma yo kuyireba. Reka twikomereze. Bivugwa ko muri aka gace hakorerwa ibikorwa by'umwijima. Ibyo ni ukubera ko ari agace gakomye cyane kadashobora kwinjirwamo n'umuntu uwo ari we wese, bikaba binagoranye rwose kumenya ibihakorerwa. Ari nayo mpamvu ibihuha bivuga ibyaho bikomeza kuba byinshi muri rubanda. Reka tujyaneyo turebe byibuze bishoboka, so kujyanayo mu buryo bw'umubera ariko kuko bidashoboka, kuko niyo wakwiha igihano cyo kwerekeza ahantu ntibyakugwa amahoro. Aha hantu hatangiye kwitwa izina rya zone 51 mu gihe cy'intambara ya Vietnam, ariko ntawuzi impamvu yabyo, nanjye ntuyimbaze. Icyakoze nanone CIA ubwayo aha hantu ntabwo ihita iryo zina rya zone 51 cyangwa area 51, ahubwo bahita Homi Airport, ikibuga cy'indege cya gisirikare cya Homi. Giherereye mu birometero 134 uvuye Las Vegas werekeza mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Ahagana mu mwaka w'1950 aha hantu ntabwo hari hagatangiye kugirwa ahantu hibanga mu buryo bukaze cyane. Hari ahantu hakoreshwa n'indege za gisirikare gusa. Nyamara ariko nyuma y'uwo mwaka uko iminsi yagiye ishira hagiye hagirwa ahantu hakomye kandi hibanga mu buryo butangaje. Abantu batandukanye batekereza ko hakorerwa amageragezo n'ibikorwa bya gisirikare by'ibanga batifuza ko umwanzi wabo amenya, yewe ukongeraho n'abaturage basanzwe. Mbere y'uko tugera ku byitwa théorie du complot mu gifaransa cyangwa se conspiracy theory, reka mbanze nkubwire ko ikintu kizwi neza ijana ku rindi ari uko mu nkengero z'aka gace ku mpande zose haba hari ibyapa biburira abantu bibabuza kwinjira muri ako gace, bibabwira biti kwinjira hano birabujijwe, cyangwa se biti uhegereye wapfa, ukomeje kwigira imbere wahura n'ibyago byo gupfa ndetse n'ibindi nk'ibyo. Bamwe mu bantu b'abanyamatsiko binjiye muri aka gace nyuma yo kwima agaciro akariko kose ibyo byapa biburira, bakomeza kwigira imbere binjira muri ako gace. Uko bakomezaga kwigira imbere babaga babonwa kuri za kamera zicunga umutekano. Abababonaga iyo babonaga nta ntwaro bafite barabarekaga bakigira imbere, bagahita bahura n'abantu babaha impapuro bagomba kwishyuriraho amande, bakababwira bati nimusubire iyo muvuye kandi nimuramuka mugarutse hano muzafungwa. Uramutse ugurukirije indege muri ako gace urafatwa ugakorwaho iperereza ngo barebe uburiwe, bikaba byasaba n'igihe kingana n'ukwezi kose kugira ngo urekurwe. Leta ya Nevada igira inama abaturage bayo ko bakwiye kwirinda kujya muri aka gace no kukegera, kuko ujyayo wese baba bamubona, yewe ko n'inyamaswa zose zinyura muri ako gace zimenyekana. Kubaho kwa aka gace byatumye habaho ubucuruzi butangaje mu nkengero z'aka gace. Urugero ni nka Alien Men's Club. Dushobora kwemeza ko aka gace ari umusaruro w'intambara yiswe iy'ubutita, kubera ko impamvu yo gushyiraho iyi zone byari ukugira ngo ibikorwa byose n'amagerageza bihakorerwa bibibanga bitamenywa na bose, by'umwihariko leta z'abasovieti zaje kuva mu Rusiya n'ibindi bihugu byari kumwe nabwo muri iryo huriro. Indege ya mbere yakorewe muri iyi zone y'amayobera ni yitwa Lockheed U2 mu myaka 1950 n'1960. Yari indege itangaje muri ibyo bihe kandi iteye urujijo ku buryo abaturage ba Nevada bayibonaga igeragezwa mu kirere cyaho bakayoberwa icyo ari cyo, kuko batari barigeze babona indege ziteye zityo, maze batangira guhimba za nkuru zivuga ku bikorerwa muri zone 51. Nawe reba iyo ndege uri umuntu wo mu myaka ya za 60, ntabwo bigoye cyane kumva ko watekereje ko cyaba ari ikivejuru uboye. Indi ndege yahakorewe ni yitwa Boeing Bird of Prey, ari nayo yatumye abantu batangira guhishura ko
bya bintu bidasanzwe bajyaga babona byari indege nk'iyo ngiyo. Izi ngizi nizo mu myaka 25 ishize. Nyuma yaho iyi zone yarushijeho kugirwa ibanga cyane ku buryo ntawe ushobora kumenya neza ibintu bikorerwa aho ngaho. Abenshi bavuga ko ibyo byose ari ukuyobya uburari, indege n'ibindi byose ngo ni inzitwazo gusa, ngo hakorerwa ibindi bintu. Ibizwi cyane bivugwa ko aha hantu hacumbikiye ibivejuru n'amasahani bigurukiraho. Birashoboka ko udashobora kubyemera, ariko Bob Lazar, umuhanga mu by'ikoranabuhanga yakoreye muri iyi zone ya 51, yatanze ubuhamya avuga ko bamutwaye muri iyi zone bakamwereka cya kindi twisi igisahani ibivejuru bigurukiraho, hanyuma bakamusaba kwiga ubuhanga bwacyo akamenya ibijyanye n'imikorere yacyo yose. Bob Lazar akomeza avuga ati sinigeze mbona ikivejuru, ariko icyo gisahani bigurukiraho banyeretse n'impapuro zikivugaho zagaragazaga ko ibivejuru bimaze imyaka 10,000 ku isi, ndetse n'ibyo bisahani bikagaragara nk'ibintu bya kera byageza muri iyo myaka. Lazar avuga ko yasanze ibyo bisahane bivejuru bigurukiraho bikoresha igicanwa cyitwa moscovium kugira ngo bibashe kugenda mu kirere. Abizi isomo ry'ubutabire byibuze kugeza mu mashuri yisumbuye, moscovium ni element y'115 kuri tableau périodique des éléments, ikagira ikirango cya MC. Gusa hari izindi tableau périodique uzasanga ifite ikimenyetso cya UUP bijyanye n'izina Pantium yari yarahawe mbere y'uko imenyekana neza. Bamaze kuyikoraho ubushakashatsi buhagije rero mu mwaka wa 2016 yahawe iryo zina rya moscovium, kuko ubwo bushakashatsi bwakorerwaga i Moscow mu Burusiya. Ibyo si byo byatuzinduye. Nyuma y'uko Lazar atangaje ayo makuru, yari hanangirijwe cyane, bamubwira ko akwiye kwitonda yongere kugira icyo avuga kijyanye n'ako gace. Ariko na n'ubu ntibibuza inkuru nyinshi gukomeza kuzenguruka. Mbere y'uko Lazar avuga ibyo, hari benshi bari baratangaje inkuru zitandukanye, bakavuga bati muri kariya gace hari kave nini cyane zicungirwamo ibivejuru hagamijwe kubyigaho ikoranabuhanga, kandi ntabwo bifuza ko hari umuntu n'umwe wamenya ko aho hantu hari ibivejuru bihari. Abandi nabo bakavuga batoya hariya ni ahantu hubatswe kugira ngo bajye bahagenzurira ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, kandi rwose uko bashatse babihindagura uko babyumva kandi babyifuza. Ariko abahanga bakavuga ko badafite ubushobozi busesuye bwo kugenga no guhindagura imihindagurikire y'ikirere uko babishaka. Nk'urugero bakavuga bati dufite ubushobozi bwo kongera amahirwe yo kugusha imvura, nyamara ariko babandi bakurikira imyemerere ya conspiracy bemeza ko 100 ku rindi muri ako gace bashobora kugenzura ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere yose. Nyamara ariko iyo babashijwe impamvu batabasha kugenzura imyuzure yibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bayihagarike yoye kwangiza byinshi, usanga nta gisubizo na kimwe bafite. Hakaba n'abandi bavuga bati hari ahantu n'ahantu hacurirwa ibitwaro by'ubumara n'uburozi buhambaye, bakanashingira ku mfu z'abakozi bahakorera bapfa bazize ubwo bumara, ndetse abandi ugasanga uruhu rwabo rwarangiritse bikomeye biturutse kuri radiation z'ibihakorerwa. Ndetse gutera hejuru kwa bamwe mu miryango y'abo bakozi byagiye bigaragaza ko aho hantu koko hashobora kuba hakorerwa ibitwaro bya kirimbuzi. Iyi nkuru ikaba byibuze ariyo ijya kwegera ukuri kumvikana ku bijyanye n'ibibera muri zone ya 51. Inkuru nyinshi zivuga kuri zone 51 zagiye zivugwa hirya no hino mu isi. Uretse Bob Lazar nawe wahinduwe umusazi, ibyo avuga bidashobora kwemerwa, nta wundi muntu wigeze atanga amakuru yizewe aturuka indani muri zone 51 ubwayo. Ese wowe inkuru wemera kandi ugenderaho ni iyihe ku bijyanye n'aka gace bise Area 51? Kubera iki? Ese koko ibivejuru bimaze imyaka 10,000 ku isi? Ese ni ukubera iki byaba byarahisemo kwigira muri Amerika ntibize mu Rwanda, ntibijye i Bugande cyangwa se ahandi hose? Ni igitangaza rwose. Hari n'abavuga ko ibyo bivejuru ari byo byubatse piramide zo mu Misiri, bikubaka piramide muri Afurika ariko bigahitamo gucumbika muri Amerika. Kubera iki? Tukivuga kuri piramide zo mu Misiri, ngo tuyi video twakoze kuri izo nyubako z'ibitangaza, niba utarayirebye ntigucike. Ese igitekerezo cyawe ni ikihe? Tubwire muri comment. Ushobora no kutubwira icyifuzo cyawe ku ngingo wumva twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha, nk'uko umwe mu badukurikira witwa Berwa yasabye ko twazavuga kuri iyi ngingo dusoje. Ndagushimiye kandi ntibibagirwe subscribe, like na share. Bye.